Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza kuganira kuri Baritimeyo mwene Timeyo. Ni mu Ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 46 kugera kwa 52. Turi kugenda tureba ukuntu Yezu yahumuye impumyi yitwa Baritimeyo. Twaje gusanga rero ko natwe tugomba kumwigiraho kutarambirwa guhamagara Yezu kugeza igihe azatugereraho, kandi tukamuhamagara tutitaye ku magambo y'abari abadukikije, kuko abenshi baba bashaka ko duceceka. Nyamara twaje gusanga ko umusonga w'umuntu ari we uwimenyera, kuko burya no mu Kinyarwanda baravuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Nibyo koko abantu benshi bajya basinzira kandi abandi bababara. N'ikimenyimenyi ubu ngubu ndi kukubwira, wowe wenda urakangutse mu gitondo cyangwa se uraryamye cyangwa se bitewe n'amasaha n'ibihugu turimo, ariko ubu ngubu hari abantu bari mu bitaro bamerewe nabi, bari kubabara cyane. Hari abatagiye wenda kwa muganga batabashe kujyayo, ariko bari kubabara. Mbese muri make Bibiliya iravuga ngo buri kintu kigira igihe cyacyo, ni ukuvuga ngo buri wese agira igihe cye. Ubu ngubu nubwo turi kwishima hari abababaye, nubwo wenda twe dushobora kuba tubabaye hari ababa bishimye. Ibyo niko bizahora. N'ijambo ry'Imana rirabivuga ko Yezu azaza abantu barongorwa banywa barya, mbese bisanzwe. Mbese mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo tugomba kubera amaso ibihe turimo. Haleluya. Nubwo hari ababa bababaye ariko hari n'ababa bishimye. Baritimeyo rero aratwigisha gutakira Yezu tutitaye ku magambo y'abantu badukikije, kuko akenshi baba bashaka kuduca intege. Erega birashoboka ko no kuguca intege muvandimwe bagutwama ari bya bindi byo kukwereka ko Yezu ntacyo ashoboye. Burya Sekibi ajya bishobora kuduca intege, akaza akakwereka ukuntu ntacyo byafashe. Ariko ko wasengeye umwana igihe kikaba kimaze kuba imyaka 5, ubuse bimaze iki? Ubuse ko wabuze urubyaro ukaba warasenze, ubuse wararubonye. Sekibi ajya bishobora, akaza akatuganiriza ashaka kugira ngo dukure mu byizerwa. Nawe ababa yabaye wa wundi babandi bacecekeshaga Baritimeyo, babaga bari gukorana na shitani, ntabwo babaga bari gukorana na Yezu. Kuko iyo Yezu aza kumva yikirije amagambo yabo, haleluya, yari kwikiriza nawe akavuga nkabo. Ariko Yezu yavuze ibinyuranye n'ibyo bo bavugaga, kubera yuko yumvaga ibyo Baritimeyo akora ari byo. Haleluya muvandimwe. Ndagira ngo nkubwire rero ngo Sekibi ntago ajya atinya aho Yezu ari. Iyi Sekibi araza aho Yezu ari kugenda akiza. Sekibi akajya mu bantu akabumvisha yuko bagomba gutwama uwo muntu uri gutabaza. Nyamara Yezu Kristo akakubwira ati mwana wanjye ntabaza ndagutabara. Haleluya. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye udashobora kwimenyera wowe ubwawe, nkwereke ibiruhije udashobora kumenya, nkurwanirira intambaro zose ziri imbere yawe. Ntabaza ndagutabara. Uwo ni Yezu Kristo ubivuga. Haleluya. Nyamara iruhande rwa Yezu abantu bavuga ko ari abagenzi bagana mu ijuru, hari abatanejejwe n'ukuri gutabaza, bakomeza kugutwama ngo ceceka, ngo ceceka, buri gusakuriza umwigisha, ngo ceceka. Bo bumva yuko ari cyo gikenewe. Muvandimwe rero abaduca intege barahari, kandi abo baduca intege ndagira ngo nongere mwibutse yuko badakorana na Yezu. Impamvu mbivuga gutyo ni iyihe? Nuko Nyagasani atubwira ati nimusenga ubutarambirwa. None wa wundi ari kukwereka yuko amasengesho igihe wayavugiye byafashe iki? Ngo dore nguriya muntu, ngo nubwo ngo ari umukene, ngo ni wowe uhora mu masengesho, ngo ubutaye yabugiyemo, ariko igihe wasengeye ngo ayo masengesho yakumara iki? Burya ni shitani biri kuvugira muri uwo muntu uvuga gutyo. Ni shitani biri kumuvugiramo kugira ngo iguce intege. Muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo wicibwe intege n'amagambo y'abo bantu. Komeza utakira Imana, komeza utabaza Imana. Imana yo mu ijuru yiteguye kukumva no kugutabara. Haleluya. Kandi nigutabara uzabona kurusha babandi, kuko babandi bari basanganywa amaso. Ariko se niba ayo maso yarabafashaga kubona Yezu, ariko nibabwire Baritimeyo bati komera turi kukurebera, hari ubwo ayo maso yarabamariye. Ariko Baritimeyo amariye kubona, we yahagurutse
akurikira Yezu, yarahagurutse akurikira Yezu. Ariko buriya twongere twumvikane, Baritimeyo ntabwo akurikira Yezu agiye kubuza abantu gucecekesha abantu, ahubwo aravugaga ati yewe we, ati buriya rwose yewe ngiye naravuze nti iyo umuntu avuye mu kaga no mu kigeragezo gutabara abakirimo biramworohera. Buriya Baritimeyo yageraga ahantu hari impumyi akavuga ati nimuyireke ivuge, nimuyireke isabirize, n'ukuri ikishakira gikeneye, kubera yuko yari amaze kubona ko Yezu agira neza. Haleluya. Yezu agira neza, Yezu aratabara, Yezu arahumuriza, Yezu areba wa wundi bashyize mu kato akamuhamagara akamubwira ati ngwino. Haleluya. Bityo rero ntago njya ntinya kuvuga yuko umuntu wageragejwe burya no gutabara abageragezwa arabishobora. Haleluya. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubera ko yageragejwe, uwo ninde? Ni Yezu. Ngo kubera ko yageragejwe abasha cyo gutabara abageragezwa. Haleluya. Nukuri uyu musonga ndwaye, umusonga urwaye muvandimwe, na Yezu yarawubabaye, yarawumvise. Umusonga w'inabi y'abantu, umusonga w'abantu bakubwira ngo ceceka witabaza Imana. Ariko se ku Imana ifite amatwi? Ko Yezu atigeze ababwira ati nananiwe kumva Baritimeyo, kuki abantu bumva ko bagomba kugucecekesha? Yezu rero iyi si yayibaye marayizi, ni nayo mpamvu nawe kudutabara ni ukuri adutabara byitayeho kandi akadutabara babandi bose babireba. Haleluya. Amina. Adutabara babireba, babandi bari bahagaze bagira ngo turapfuye bakabona turazutse. Haleluya. Kubera yuko hariho Imana idutabara kandi turengera. Haleluya. Baritimeyo rero mu gukurikira Yezu, nge navuga ni yari yahumutse kurusha babandi bakurikiraga Yezu ariko bagatwama bashaka Yezu. Yahumutse kubarusha kubera yuko amaze gukurikira Yezu. Sinashidikanya guhamya yuko Baritimeyo yamenyaga imbabara akavuga ati ibabaye nkuko nari imbabaye, kuko yaravuye ahakomeye. Haleluya. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo ukiza inkuba arayiganira. Buriya Baritimeyo niwe abashaga kumva iby'impumyi, niwe abashaga kumva kaga umuntu usabiriza abura nawe. Baritimeyo buriya yavuyeyo rwose, avuyeyo. Ni ukuvuga ngo ntabwo nashidikanya kuvuga yuko Baritimeyo yakize kurusha abandi bakurikiraga Yezu, ariko bafite umutima wo gutwama abakurikira Yezu. Haleluya. Baritimeyo rero njya mugereranya n'igihe tuba turi mu bigeragezo. Muvandimwe wanjye nkunda, hari ukuntu ujya ugeragezwa, ukageragezwa ukagera kure, Imana yazagukura muri cya kigeragezo. Umuntu yakubwira ati mfite umusongo umeze gutyo, ugahita umwumva kubera ko nawe wawe urwaye muvandimwe. Umuntu yakubwira ati rega ndwaye amenyo, kubera ko Nyagasani yakukijije amenyo yarakumereye, nawe uhita wumva umubabaro w'uwo muntu. Ariko burya umuntu utararwaye amenyo ntabwo aba yumva umubabaro, yumva kuri kubabara, wenda akavuga ati ko biri kose umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu ukuze ntiyarira adafite ikimurijije, kubera ko uri kurizwa n'uwo musonga, ariko ntabwo aba yumva umusonga wawe nka wa wundi warwaye amenyo akumva uko bimera. Niyo mpamvu rero ngiye muramvuga nti Baritimeyo yakize kurusha babandi bari bari iruhande rwa Yezu, kubera ko we yarazi umusonga yakize, yarawumvaga. Njya rero nkunda ukuntu Nyagasani adutabara kandi akaturengera. Uyu mubyeyi wacu ni ukuri yamaze kutugirira neza, yamaze kubikora. Haleluya. Haleluya. Arabikora nuko bikagenda neza. Iyo amaze kubikora nibwo tubyumva. Ubu nanjye iyo umuntu ambwiye ati muvandimwe we, ati mfite ikigeragezo cy'amadeni, mva nabwiye Yezu Kristo numva iryo ryinyo nararirwaye, uwo musonga warankubise ndawuzi. Iyo bambwiye bati banki iri gushaka, banki irishyuza, narayibonye mani ikomeye kandi ishobora byose, nabonye banki ifata umuntu ku gakara. Narayibonye iyo umuntu ambwiye ati banki imereye nabi, abanyamadeni bamena nabi, ndavuga nti muvandimwe we, reka ngusengere, uwo musonga narawurwaye. Ariko haleluya, mwanamukomeza, n'Imana yaranabaye nanjye, ntabwo njya mbihisha. Muvandi, nushaka uzanyita injajwa, nzaba injajwa mvuga ibyo mu ijuru. Ntabwo nzaba injajwa ndi kuvuga ibyanjye, uko biri kose ntawe nigeze nkubwira nagiye kwiba, nta naho nakubwiye oya nta kibi nakubwira, kuko sindi mu ntebe ya penetenza ndakwibwira ibikubaka roho. Haleluya. Ndakubwira uko ni Imana yo mu ijuru itabara. Haleluya. Abantu bagufashe ku gakano, abantu batangiye kuvuga ngo ceceka, abantu batangiye kuvuga ngo narayibonye Imana. Nabonye Yezu Kristo hahandi inshuti iba yananiwe kugutabara, umubyeyi atakibasha kuhagera, uwo mwashakanye atakikureba,
abantu bose batangiye kwibaza ku byawe ndetse batangiye no kuvuga ukuntu ari wowe nyirabayazana w'ibyakubayeho. Narayibonye. Ubu rero nahagarara nka Baritimeyo nanjye nkakubwira nti Yezu Kristo agira neza naramwiboneye. Ubu Baritimeyo niwe wari wahamye ubwiza bwa Yezu, kuko abantu baramutwamaga bati ceceka. Ni nko kuvuga ati ibyo ngibyo wowe uratuza nawo, ubundi iyo utaza kugenda ureba nabi, wenda Baritimeyo ashobora kuba wenda ari impumyi yabuvukanye, ashobora se no kuba yarabaye impumyi wenda kubera ko wenda yagiye ahantu akanywa agasinda nuko bakamukubita bakamukuramo amaso, simbizi icyamuhinduye impumyi. Ariko rero kenshi na kenshi iyo burya abantu bagutwama ngo ceceka, nuko baba bagushinja ko ari wowe witeye icyo kigeragezo. Ubwo rero Baritimeyo bashobora kuba wenda bari bamuzi atarahuma, bakaza kumumenya nyuma yarahumye, bakajya bavuga bati niwe wabyiteye, ahari simbizi. Ariko ikiri cyo nuko bamutwamaga bavuga bati naceceke, aravuga iki ceceka, wikomeza gusakuza aho ngaho. Haleluya, birashoboka cyane. Ariko nyamara uyu munsi nanjye navuga nka Baritimeyo, nikomeza utabaza Imana irahari kandi iragutabara n'ukuri we. Haleluya, narayibonye itabara. Ariko uwo musonga nanjye ndawuzi we, umusonga w'agasuzuguro kavamo akazi kagenda nabi, bizinesi igenda nabi iri guhomba, ugatangira kuvuga uti ndebe ko nazahura bizinesi, ugatangira kwifashisha ikintu cyitwa gutega akaboko nsabiriza. Narakibonye we, narakibonye. Burya n'uwitwa inshuti, burya ubucuti bugira urwego. Hari igihe umuntu ageraho akakubwira ati muvandimwe ndananiwe, akagusezerera kandi aruzi uri mu muriro, ariko akavuga ati ndagusezereye. Ibyo bibaho rwose, bibaho, ariko kandi yitwa inshuti. Rero ngewe ndagira ngo nkubwire muvandimwe, mu minsi ishize narakubwiye ni kunanirwa bibaho mu gufasha, ujye utinyuka kubwira umuntu ukuri. Rwose ndabyemera ko wimusiga mu muriro, wimusiga ari gushya ngo mubwire ngo urabeho. None se ko umusezeye ari mu muriro biragenda bite? Nanjye wa muvandimwe nakubwiye nasezereye, umva mu minsi ishize rwose, na nyuma yuko ntanga bwa buhamya yaraje mukorera ibyo twumvikanye, musezerera amahoro. Musezera amahoro. Ariko ni ukuvuga ngo icyo twafasheho umwanzuro naramubwiye nti rwose tugiye kugikora, rwose kugira ngo nakubwire ko ntamusize mu kaga. Nuko kubyo amafaranga yambwiye ati aya ngaya yabinkorera kandi nkagira n'utwo nsagura nkagira icyo nkora ngezeyo, namurengerejeho kugira ngo nkubwire ngo ntabwo namusezereye ari mu kaga, ahubwo twemeranyijwe ko agiye kuva muri Kigali akajya mu cyaro, yamara kugera mu cyaro agashaka akantu akora mu gihe ategereje ko ihinga rizaba. Ubwo rero mu by'ukuri nubwo namusezereye kuzongera kumufasha, ariko sinamutaye mu kaga, ntabwo namutaye mu kigeragezo, ntabwo nasavirirana ngo nigendere. Twebwe rero bijya bitworohera kubona umuntu ari mu kigeragezo ukavuga uti yewe ntabwo ari ngewe ushinzwe kurangiza biriya, tukamusiga gutyo. Ngewe icyo nakubwiye muvandimwe, nongere ngisobanure, gusezerera umuntu udashobora gufasha birashoboka, ariko mbere yo kumusezera gira icyo mufasha, umubwira uti mva rero muvandimwe, ngewe ngiye kuguha agashoro gatoya ukore, bivamo bitavamo ariko nge ndananiwe, sibyo byibuze. Muvandimwe rero, hari umuntu ugira gutya yakubona nk'uko kwa Baritimeyo wicaye uteza akaboko akakubwira ati ngewe ntacyo mfite nguha. Bibaho cyane kuba ntacyo ufite, ni ibintu bishoboka. Ntabwo mvuga ngo umuhe kugeza naho umwiyahurira, ntabwo ari byo, ariko byibuze rega burya n'ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. Ariko ubwo uzi ko hari igihe Baritimeyo yabaga yicayeho ategereje n'uwamubwira neza gusa, wenda akavuga ati wenda hari mbonye numbwira neza nabangiza. Erega uriya muntu wicaye hari yasabiriza burya agera. Ngewe ikigeragezo nakigeze mu ndiba, numvise akaga, kandi Yezu yarambwira ati nabikoze kugira ngo nkwigishe. Numvise akaga abantu bahura nako. Burya iyo umuntu yicaye hariya ntabwo abaseka, burya iyo umuntu yicaye hariya naho wamubwira uti uri muzima humura uzakira, ni ukuri ryonyine riramukiza. Baritimeyo rero mu gutega akaboko asabiriza, ntabwo yasabirizaga gusa mikoro, yanasabirizaga n'ijambo rizima, ijambo ryiza. Ariko babandi bagendanaga na Yezu bagize kutagira icyo bamuha, ariko none bagize no kumutwama ngo naceceke.
muvandimwe aho narindi ngiye mu kigeragezo naravugaga ni basi n'uwambwira ko ndi hari igihe cyageze nkumva umuntu yambwira ko ndiho noneho hakaba n'umuntu ushaka kambwira ati ariko nyamara ibi bintu Imana izabigukuramo nkamubwira nese birashoboka se ukumva nyine warageze ku rwego utumva ko no kuva mu kigeragezo bishoboka. Iyo wowe ukeneye umuntu ukubwira ngo komera kandi humura yewe ntaho atagira icyo aguha burya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ni ukuri n'ubu ukeneye uguha kurusha ukubwira neza. Kubera iki rero? Kubera ko abakubwira nabi aba bari bo babaye benshi. Erega na Yezu ku musaraba ijambo ry'Imana riravuga ngo yahagijwe agashinyaguro. Haleluya, yahagijwe agashinyaguro. Guhazwa agashinyaguro rero no kuvuga kugutuka kukubwira nabi amagambo y'abahisi n'abagenzi yari yabaye menshi. Yezu rero yarakeneye ijambo rimubwira ngo ndi kumwe nawe, ni naryo Mariya Madalena yavuze, ni ryo Mariya nyina wa Yezu yavuze, naryo babagore bamuriraga bavugaga. Abagore ntibigeze barwana, abagore nta kindi bakoze uretse yuko bamuririye, ariko nabyo yarabibashimiye. Haleluya. Umuntu uri mu kigeragezo ntabwo aba akeneye cyane cyane n'ikimutabara cyane ko njyewe naje kubona ko nari mfite n'ikigeragezo kibyibushye ku buryo hari n'uwari kugira gutasinze uko byari gukunda, kandi se kibi burya nawe ajya yivanga mu kigeragezo cyacu naho akagombye guturuka umugisha shitani rahafunga. N'ukuri umuntu akaza kandeba akambwira ati nuko nguko bahira umukozi w'Imana, nti nuko nguko yareba agasanga ikigeragezo ntabwo nakiteye mu by'ukuri, akambwira ati ngiye ngiye kugufasha, ati ngiye gushaka wenda ngiye gusabana mfite mukuru wanjye se wenda uba hanze ngiye kumwinginga agira icyo amfasha ngufashe. Yamubwira akamubwira ati reka nta kintu mfite rwose, wenda ari n'umuntu wari usanzwe amufasha. Kubera iki? Kubera ko Imana itaravuga hari ibintu biba bifunze. Ni ngewe njya mvuga ni se kibaragenda akabifunga cyangwa se Imana ikemera ko bifungwa. Ariko ikiri cyo n'ukugera ahantu hananiza ukavuga uti Imana ndananiwe. Baritimeyo niho yari yicaye abwira Yezu ngo mwana wa Dawudi mbabarira, yarananiwe. Baritimeyo yarananiwe, muvandimwe we yarananiwe gusabiriza. Nakaga nje byageze ahantu mbwira Yezu ni kubera iki wemeye ko ngeragezwa muri ubu buryo koko? Byarashobokaga ko nkubitira mu gikari, abantu ntibazamenye izo nakubiswe wenda gakubitwa. Arambwira ati nagiraga ngo nkwereka abo muri kumwe, ati rero nemeye ko wicara ku haleluya haleluya, nemeye ko wicara ku muryango buri wese akagucaho ku isura ye mu izina rye ukamwimenyera utagombye kumubwirwa. Haleluya. Yezu yajyaga azakanganiriza akambwira ati rega abantu ntabwo bagira imitima myiza. Avuga nako Nyagasani ubu ngiye ko mba mbona abantu duhoberana duseka tubyina, kiwe mba mbona dukundanye. Ati ni byiza kubibona gutyo kubera yuko amaso bibonesha nuko we nta rwango wifitemo, ariko abantu ni babi. Nani Nyagasani n'abantu ni babi yego, ariko runaka we niyanyanga. Mwumva hari abantu narashyize kuri liste y'imbere. Havuga no ngo yiwe rukomeye niwe nakwitabaza, runaka rukomeye namwitabaza, na runaka mbese ne narakoze liste y'abantu rwose ba runaka bageze nko kuri byibuze nko ku 10. Nkavuga nabo bo rwose sur certain ko abangaba rwose nta kibazo na kimwe nshobora kugira bahari. Yezu akandeba, ariko kenshi Yezu akaza kambwira ati ni byiza kubana n'abantu, ariko kandi burya abantu baragoye. Yezu abambwira Yezu numva nawe banza baraguteye turoma si gusa, nuze wowe ko ukibona ko abantu ari babi. Kandi Yezu arambwira ati uzababona. Muvandimwe nkunda we, ndagira ngo nkubwire ko Yezu Kristo yanyicaje, anyicaza ku marembo, ariko kandi ayo marembo cyane cyane yari ay'abantu dusengana. Anyicaza nk'uko mbese reba kuriya ngewe uko mbigereranye ndeba n'ikigeragezo cyanjye, narebye nka kuriya umuntu urabona ku rusengero kuriya abantu baba bajya mu kiliziya akakwicaza neza ku muryango wa kiliziya. Aho niho yanyicaje, ntega akaboko abo dusengana bantumwe ko twasenganye, ko twasangiye ibiryoshye, ko Yezu yatwigisha urukundo mwantabaye. Umpfuye agasoni akagera ko ajugunyaho, umpfuye agasoni akagera ko ajugunyaho, ariko yakwigira hirya agakoma karuru ati
ati muramenye, ati namwe mutaragira icyo mumumarira, ati mama rwose mama w'abato, ati ntimukagira icyo mumuha, ati rega buriya asigaye yarabaye umutekamutwe. Nitwa umutekamutwe, nitwa igisambo, nitwa mbese impano ziravangirwa, mbese ibintu birakomera. Ndavuga uko babibonaga. Buriya nanaguhanura ntuzabyemerere, yaravangiwe. Abajene twasenganaga dufite groupe nini y'urubyiruko, abo ngabo Yesu Kristo akaba yarabantumagaho bakabyemera, maze kuvangirwa ku mugani wabo, ibintu byancanze, ubucuruzi bwamvangiye, bati n'impano ntabwo zirizo. Nugiye gushyingirwa ubwo Nyagasani yarantumye, twarazenze umukwe turamusaba cyangwa umukazana arabonetse. Ugiye gushyingirwa ngo yangwa mutamutumira ngo akatazaza ngo no mu bukwe agasaba, mbese nabaye rusabirizi. Yesu Kristo umwami w'amahoro ndamushima cyane, haleluya. Ajya kuramo ikanzu abantu bakudodeye, iyo akayigukuramo akayijugunya, ariko akakwambika iye bwite, haleluya. Ariko akwambika inziza. Yahamagaye Baritimeyo ati mumuhamagare. Ntabwo yavuze ati Baritimeyo we ngwino ndikukurira, yaravuze ati mumuhamagare, haleluya. Mumubwiraze ansanga, haleluya. Nimumubwiraze, haleluya. Baritimeyo arahaguruka asanga Yezu. Amaze kugera kwa Yezu, Yezu Kristo yabigenje ate? Yaramukijije, haleluya, amina. Kandi Baritimeyo yongera kureba ba bandi baraho, babyibonera ko Baritimeyo yongeye gusubirana amaso, ariko abona, haleluya. Aho rero niho abantu benshi bagirira ikibazo. Avuga ati se Baritimeyo nzamubwira ngo iki, kandi rwose ari nge wamutwamaga ngo naceceke. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe nkunda, Baritimeyo ntabwo yahumutse amaso y'umubiri gusa, yahumutse n'aya roho. Yabonye iby'Imana yamukoreye, yumva atazagira umuntu n'umwe yanga, nta n'umwe azarakarira, nta n'umwe azagira inabi, kubera ko yaje gusanga yuko nubwo abantu biyita ko bagendana na Yezu, ariko baba buzuye inabi mu mitima. Akaba ari nabo bagenda bavuga ngo nimumucecekeshe. Baritimeyo rero ntabwo azagutera ibuye, ntabwo azakugirira inzika, kuko nawe yamaze kubona abantu. Ubwo rero Yesu Kristo nkamuganise, kuki wemeye kunyicaza kuri ririya rembo? Noneho hahandi ntashobora, uzi ko nashakaga no kwinyagambura, nkashaka no kugira ngo mpishe ikibazo mfite bikananira, nkarira. Ndibuka ko ari ahantu Yesu Kristo yigeze kuntuma muri groupe, haleluya, ndabyibuka cyane. Ngenda ntwaye ubutumwa, ariko ngezeyo Yesu arambwira ati babwira ikibazo ufite, kandi nibatagikoraho niba umuvumo uri bugeho. Nayane Nyagasani, ntabwo mbivuga, mbabarira, ngewe rwose mbabarira. Ati bivuge, kuko nukivana aha ikibazo cyawe ntabwo kiri bukorweho, kandi aba bantu ntabwo bari bugawe, bibabwire binanirwe. Nayane Nyagasani, rega muvandimwe, reka nkubwire, niba na Baritimeyo yasabirizaga atabona, uzi gusabiriza ureba? Nakaga uzi usaba. Niba na Baritimeyo ari impumyi, yarahumirije agatega akaboko, nda ntiyabonaga, n'abamuhemaga ntiyababonaga. Ngewe rero nasabirizaga ndeba, nkabanzi ngo ni runaka ndi gusaba. Uwo runaka rero nawe akaza kancira mu maso, nkabibona ko ari runaka unciriye mu maso. Byari bikomeye cyane. Ntabwo najyaga numva ko umuntu ashobora gusabiriza ari muzima, icyo sinacyumvaga. Ubu rero uyu munsi nanjye ngiye gufasha imbabare. Ntabwo mvuga ngo uyu nguyu urumva ngo uyu ngo afite amaboko abiri. Kera najyaga gufasha umuntu havuga ndako ubu ngubu uyu yicaye ku muhanda asabiriza, afite amaboko yombi, afite amaguru yombi, kuki atajya gukora? Umva, iyo umuntu ambwiye ati ntabara, mutabara kuko mbishoboye. Iyo ntabishoboye ndavuga ni simbishoboye, ariko sinkivuga ibyo narabiretse muvandimwe. Burya ntawicara ku gisuzuguro cyo gusabiriza atafite uko ababaye. Burya umubabaro we si ngombwa ko awukubwira. Muvandi, niba ushoboye gufasha ufashe, niba utabishoboye wicecekere wigendere, ariko ntugatera abantu amabuye. Ngewe gukigaragara nari mfite amaguru yanjye yombi, mfite amaboko yanjye yombi, ariko nari naniwe, ariko ntacyo nari mfite mu bubiko bwanjye, kandi nasabwaga byinshi. Ntabwo byari byoroshye.
ntago byari byoroshye, ariko uyu munsi shima Yezu wancishije muri kiriya kigeragezo. Ntago ari cyo cyonyine, buriya mu buzima umuntu ageragezwa na byinshi, ariko iki mvuga nicyo gisa naho navuga ngo cyegereye cya vuba. Nakibonyemo Imana, nkibonamo abantu. Ibindi bigeragezo njyewe najyaga mbibona njyewe n'Imana, nkavuga nti dore iki ngiki, uburwayi bw'umwana, ibibazo binibi bya bintu, nabibonagamo Imana n'abantu, ariko mu buryo buke. Iki rero impamvu nkivuga nkanakigarukaho kenshi, nuko nakibonyemo Imana n'abantu dusengana, cyangwa se abantu bo kwa Yezu babandi bagana mu ijuru. Abo nibo naboneye muri icyo kigeragezo. Niyo mpamvu buryo nkivuga haba hari impamvu. Nabonye rero ko abenshi nubwo tugendana na Yezu, burya gucecekesha Baritimeyo aricyo kitworohera. Kumubwira ngo naceceke nicyo kitworohera. Kwihorera Baritimeyo ntitugira icyo tumuha nicyo kitworohera. Ngo ahicaye igihe kirekire, bari kujya ahereye asabiriza, nawe ntiyorohewe muvande. Ndagira ngo nkubwire, wowe nurebe ngo kuki asabiriza, ahubwo reba uti iyaba yari afite ubundi buryo ntiyakabaye yicara hariya. Yezu yarambwiye ati dore aba bose bakwita mama, ati ngiye kuzakwereka ububyeyi bwawe kuri bo. Sinabubonye se muvandi? Aho abantu bagendaga ngo ese ngo mwamenye ko mama yabaye umutekamutwe. Ese muvandi kudatinyuka kuvuga mama ukubyara ku mubiri, wa mama wa roho we wari ukwiriye kumwambika ubusa mu bandi. Yezu Kristo akaza buri gihe yarazaga akatubwira ati mwana wanjye, umubyeyi wawe niyikubita hasi ujye umutwikira, ntukajye kumuvugiriza induru. Ibyo twari tubizi. Niyo mpamvu ujya avuga nti urubanza ntabwo rworoshye, kubera ko tuba twabwiwe byinshi. Wenda sitima ntabwo ari kubiri ibyo byanjye, aho wowe Nyagasani rwose naramubwiye ngo azihangana ababarira abantu bose, nanjye kandi ampa imbaraga zo kubabarira. Ariko icyo nshaka kuvuga muvandimwe, nuko iyo Baritimeyo yicaye hariya ntabwo abaseka, ntabwo abakina, burya bababaye. Erega no kwirirwa kuri iryo zuba, erega no gutegera akaboko umuntu ureba ko aguhema, nabyo ni umusonga. Ariko iyo umuntu asabiriza aba afite imisonga myinshi, buryo ushatse wamworohereza ukamwihera icyo agusaba, kuko aba arembye, aba agowe, aba afite byinshi nawe bitamworoheye. Muvandimwe rero, ubwo Yezu Kristo ndamubaza ntese kuki utemeye yuko basi njya hariya ngo ushaka mfasha ariko bitagombereye ko buri wese mubona? Arambwira ati nagiraga ngo mukwereke buri wese, bityo ugendane n'abantu uzi uko bateye, uzi uko bameze. Ariko utekereze abantu bavugaga ngo mama w'abato warasenga, rwose arasenga, arahanura bigakunda, ariko kuzageza ubwo umuntu abona ko wageragejwe akaba ari ugenda none anabwira na ba bandi yari yarabwiye, abo yakuzaniye ngo basengere, akaba ari usubira inyuma kujya kubabwira ko byahindutse, ko wavangiwe kubera ko wageragejwe. Ikigeragezo rero iyo kimaze kuvaho, niho ba bandi bose utangira kubona batangiye kuza ngo nukuri, ngo buriya, ngo erega, ngo buriya, ngo twabyise uko bitari, ngo ariko tubabarira. Rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo Baritimeyo ntiyari yorohewe, ariko rero Yezu arahagarara. Haleluya. Yezu yararimo kwigendera, yari arimo kugenda ari mu kazi, ariko yumva gutabaza kwa Baritimeyo. Yezu arahagarara, aravuga ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura, haguruka, dore araguhamagaye. Batuje kandi bacecetse, ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Haleluya, amen. Ajugunya igishura cye. Haleluya. Icyo yari yifubitse, ndajugunya umutaka, yari yicaye ku zuba, yajugunya se bya bindi byose byari bimu. Haleluya. Mbere yuko Baritimeyo akizwa yarajugunye, hari ibyo yajugunye. Maze rero reka ngubu ubuhamya muvandimwe wanjye nkunda, narabutanze kandi njya mbusubiramo bitewe n'icyo ndi gushaka kukubwira. Yezu Kristo yaraje aransanga, arambwira ati Louise, ibi bintu ko ndeba bikugoye mwana wanjye wabiretse? Noya Nyagasani, nturabona, reka nkwereke. Nurumva, dore nkamwereka ibintu nka 5, kandi koko byose byari bindemereye, nagombaga, byandebaga. Nkamwereka ukuntu byose bindeba kandi ntahari mbese bitakunda. Noneho Yezu Kristo arambwira ati nyamara, ati ngiye kubikujugunyisha ibingibi. Muvandi yagize gutya, aranjagura bya bindi byose ndabijugunya. Nabijugunye nte rero? Icyitwaga responsibility nari mfite nazo zatumaga niyamfonsa muri ayo madeni.
mvuga nti ndebe uko ko nakoreshaga abakozi simbashe kubahemba kubera ko business yagendaga nabi, cyo narakivuze, business yarapfuye. Mbese ubwo niba utarumvise n'ubuhamya reka nkubwire wenda utangiriye muri audio vuba, nagize business irapfa irahomba, noneho muri kwa guhomba bigenda binshyira mu madeni. Noneho nari mfite kontra aho nakoraga, nifite kontra y'imyaka 2 kandi nyiri inzu nta kibazo twari dufitanye, iseta ubwayo yari nziza, ariko aba control 6 b'abantu se kibakoresha baje banyitambikaho batuma gukora kwanjye byanga, hazamwe amashyari batangira ku mbese abantu twakoraga bimwe nibo batangiye kujya basa naho bagenda bancomeka abayobozi, noneho ndarwanywa. Ndumva icyo narakivuze se ngiye kugisubiramo. Noneho rero mbuzwa gukora, navuga ngo donc abo dukorana bakagenda bakavuga bati hari ahantu rwose bagabura n'ibiryo bimaze iminsi, abayobozi bakaza kureba bagasanga firigo zimeze neza nta kibazo bagasubirayo, batari kore nubwo mutarebye neza anakoresha abana, bakaza bati muzane ibyangombwa by'abakozi nkabyerekana. Mbese ugasanga abantu bafite ishyari bagenda bashakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ngirana ikibazo n'abaho nakoreraga, abayobozi baho nakoreraga, kugira ngo aho nkorera bahafunge. Ndumva ubwo mbivuze mu magambo make, ibindi ni detaye ndende. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga nuko kuntu ngewe byatumaga nkomeza gusa naho ngenda nshakisha naba mbona wenda amafaranga nashoyemo baba control 6 bagatuma ataboneka. Naranguje miliyoni, natangira gukora ngezemo hagati rwose abakiriya bahari, ibintu bimeze neza, nkaya kubona nkabona imodoka iteye aho ngaho, ngo twamaze kumenya ko kwano ngo hari urusaku rwinshi, ngo kandi ngo muri gusakuriza abantu. Nkavuga ndetse ko nkorera kuri kaburimbo umva n'urusaku rw'imodoka ziri kugenda, ndi gusakuriza nde kwingi yari quartier commerciale, ko no kugishushanyo mbonera cy'umujyi bigaragara ko ahantu araho ubucuruzi, umuntu ndi gusakuriza nindi. Ngo nuko rero ubwo kandi haje wenda nk'umuyobozi, ngo nukorera ngo ntabwo nihamagaye ngo ahantu sinari mazi ngo bambwiye ko hari gusakuza, ati none ubu ngubu tugiye kuhafunga kandi ubwo bakagenda bakaba baragiye bagafasha ibyuma by'umuziki twari turi gukoresha, bakaba barabifashe, bakaba bamwe baciye abandi. Urumva akabari kajemo polisi, ugasanga abapolisi baraje n'imbunda, abakiriya barikanga byanze bikunze. Noneho abakiriya bamwe bagasohoka n'amacupa, abandi bakagenda batishyuye, fagitireza inyinshi zagenderagamo gutyo. Ubwo noneho nkaba ndahombye. Urumva rero icyo gihombo ntago cyatewe nuko nacuruje nabi, ntago cyatewe n'abakozi, ahubwo cyatewe nuko abo bantu baje bagasabota gahunda y'aho hantu. Noneho ubutaha ubwo muziki tukawukuraho, twamara kuwukuraho abakiriya bagatangira kugenda bagenda. Hari n'abakiriya bambwiraga bati mada ahantu hawe ni heza turahakunda rwose, ariko ntabwo tuzahagaruka kuko ntabwo tuzi ikibazo ufitanye n'ubuyobozi, ubuzabanza ugikemure nibwo tuzagaruka. Urumva rero ntabwo mukiriya azagaruka ngo kureba ko wakemuye cya kibazo, ubwo yagiye abagiye. Ubwo ariko niba abakiriya babikinyabupfura, abandi bo barigenderaga gusa, ntibazongera no kuvuga abandi bakaza bakakubwira ukuntu utitwara neza n'akazi kawe, n'utitwara neza no kukwica bazakwica, no kugufunga bazagufunga. Mbese yewe uba wumva nyine amagambo menshi y'abahise n'abagenzi. Ariko icyo nashakaga kuvuga cyane nuko kuntu icyo gihombo nagendaga nkijyamo mvuga ni wenda ndebe kwejo nakora nkabasha kwishyura yandi nafashe ubushize, noneho nkishyura nayangaye, bikagenda biba bibi, birushaho kuba bibi. Uko byagendaga birushaho kuba bibi rero niko Nyagasani Yezu yakomezaga kuntabara no kundengera, agakomeza kumba hafi, agakomeza kunyereka yuko ngomba kwihangana. Ndakomeza ndihangane ko noneho mu bintu byatumaga nshinyiriza hari harimo izo responsibility ndeba, nkavuga ni dore ibi ngibi ninjye bireba, biriya ninjye bireba, Nyagasani ntabikoze urabizi ko byahagarara, none nagirane. Nukuvuga ngo gukora kwanjye ntabwo nashakaga inyungu zanjye bwite, ahubwo numvaga nshaka inyungu z'ibyo bindeba. Nicyo narindi kukubwira rero. Nuko rero ubwo narindi kubivugira kuri iri jambo ngo nuko ngo ajugunye igishura cye ahaguruka bwangu asanga Yezu. Kujugunye igishura rero nanjye najugunye igishura nte nugukuramo bya bindi wari warise responsibility, bya bindi wari warafashe mu ntoki byakubujije no guhumeka, wajya no gusenga akabari byo ushyira imbere ya Yezu, ubikuramo. Haleluya. Ukabijugunya ukagenda usanga Yezu. Nukuvuga ngo Yezu musanga nta gishura ufite, bya bindi nari narifubitse mvuga nayiwe urugo rwanjye, abana banjye,
umuryango wanjye mvukamo, mbese hari ibintu tuba dufite nk'amaresponsabilite hano mu isi, buri wese arabizi. Ibyo rero nibyo byatumaga nkomeza gukomeza mvuga ni nkomeze nkore, kuko nimpagarara abana ntibazabasha kwiga, nimpagarara bizagenda gutya nkabibona imbere yanjye, nkavuga nibi ntabwo bizashoboka. Kandi koko maze guhagarara ibyinshi byarahagaze ndetse biba bibi cyane. Kwiga, umwana wanjye wigaga muri university abarananiwe kwiga, kandi noneho ikintu cyari kibabaje cyane ninjye wamurihiraga yego, ariko noneho ikintu cyari kibabaje yarashigaje umwaka umwe kandi yiga muri Kenya. Noneho ananirwa kwishyura minerivare, ananirwa no kwishyura tiki mugarura. Umwana abaho ngaho atabasha no kujya muri refectoire, atabasha no kugira icyo yigezaho, mbese bitagishoboka. Arambwira ati mama, ati nukuri ndananiwe, ati ndabona inzara igiye kunyicira inaha, ntibemera ko njya mu ishuri ntiyajyagamo, kujya kurya ntibishoboka kubera ko ntishyuye, mama ndananiwe. Ndavuga nese mwana wanjye koko ubu se tugire dute koko, kuko nta kintu na kimwe mfite ngirene koko kugira ngo byibuze mbone icyo icyakuramira inzara yikwicira aho ngaho. Akambwira ati se mama, kuzi ko twubashye Imana, ubu se nzakora umwuga mubi w'ubusambanyi mbidaya kugira ngo mbone icyo kurya? Kuko abagabo bose bashaka kumfasha nabashaka ko turyamana. Ndamubwira ni mwana wanjye, reka twe gupfa ngo dupfane n'ibyaha, nireka dupfira muri Yezu. Tumera gutyo nge nawe dushinyiriza dutyo, umwana dufatanye uwo musaraba umeze gutyo. Ntabwo nigeze mbona n'abantu bavuga bati reka tugufashe iyo dosiye y'uwo mwana. Kugeza ubwo Nyagasani Yezu, hari umuvandimwe dusengana nabwiye nti uretse ko mpfuye ariko n'umwana wanjye apfiriye muri Kenya. Arambwira ati reka nguha amafaranga byibuze uzamure business ubone uko ubuzana umwana. Amafaranga ndavuga nawe kugira ngo nyashyire muri business, n'ubundi mbona iri gukomeza gupfa, nyaha umwana afata imodoka arataha. Nguko uko icyo kigeragezo cyagenze. Hari n'ibindi nyine byagiye bipfiramo, ubwo uko yagatashye kandi yatashye atarangije kwiga, biba birangiye bityo, iyo diplome ntiyaboneka. Umwana akagenda akabona akazi keza, bati diplome ikabura. Icyo reka twese kugitindaho n'ubundi ntituri bubisubize inyuma. Icyo nashaka kuvuga ni za responsabilité twari dufite twanga kurekura, kandi ibintu bigakomeza kuba bibi. Noneho rero Baritimeyo uko yabigenje, we yahise ajugunya igishura cyaguruka bwangu asanga Yezu. Nanjye Yezu amaze kumbwira ati ibyo bireke, nabanje kujya mubwira ko se Nyagasane nabireka bikagenda bite, nereba bari abana bigareba bari mbese ntanze urugero rumwe muri nyinshi z'ibyacu igihe nari maze kunanirwa. Ariko noneho ndagira ngo nkubwire ko Imana yo mu ijuru yemera ko cyagishuru gikuramo, no kuvuga ngo za responsabilité zigasa n'izigiye ku ruhande zigaparikwa, bikanapfuka bibona. Kugeza ubwo muvandimwe sibanga rikomere kandi kumenere, kugira ngo nyizereho yawe byageze ubwo iwacu papa na mama bajya kubatereza cyamunara. Papa na mama bari baranije ingwate, amafaranga yari yarahombye. Noneho icyo gihe nari merewe gutyo, papa na mama bajya kubatanika bati cyamunara hagarari iwacu uko ndi gupfa. Papa kamamagara ati mwana wanjye noneho baje kureba ngo ko bateza cyamunara, mbese ari ibintu bibi. Ubwo Rwanda Revenue nayo ikabiri kumamagara ngo mbese ari ibintu byarazaga byakwikobita, nkumva ngiye gupfa. Ngeze aho ndavuga ariko ubundi ko ntacyo nshobora kurenza, najya kwa muganga atanze bagasanga igeze muri 40 ingahe. Ngeze aho ndavuga nti muganga akambwira ati ureke gutekereza, ureke imiti nigira ikifata, dore ni imiti tuvuga ngo turayinywa kugira ngo ishyire tansiyo ku murongo, iburgishyira ku murongo tansiyo iri ku murongo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yezu Kristo atashye tansiyo ku murongo ntago imiti yabishobora. Neza Nyagasani Yezu yaraje arambwira ati nshyize ikiganza cyanjye muri wowe, ntacyo uzabahumura. Nakijijwe n'ikiganza cya Yezu, kuko ibyateraga tansiyo bye ntibyashoboraga kumanuka, ahubwo byarushaga kuba byinshi. N'abandi kugenda telefoni kabirasonye, banke bati tugiye kuza kugufata turagufunga. Byabaye byinshi bikajya binyikubitaho kugeza ubwo nibagirwa ko nariye neza, nkamara nk'iminsi 2 ntariye kandi ntibuka ko ntariye. Ibiro biragenda birashira ndakokoka, kandi simenye uko nananutse. Nabibwiwe nuko nashyiragamo umwenda nkabona urahura ubukurago, uzi umwenda nawo ntukinkwira.
muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byarabaye, ariko ubwo nari nyambaye cya gishura, nyifashe za responsibility, nyikomeza kuzigagazaho, mvuga nti izi responsibility ndazirekura ndazihande. Ubu si ubukwe iwacu bahateze cyamunara bitewe nanjye, mwumva nayo ni responsibility ngomba gukoraho. Yezu Kristo icyo yakoze ni kirero, yaraje aranjabura za responsibility zose ndazijugunya, nuko aranyifatira mu kiganza, za responsibility zose zapfuye mu gihe gito yazahise zipfa, ibintu birapfa biragaragara. Ariko noneho Nyagasani utabara yahise atabarira muri kwa kubura kwanjye, niho habayemo ibisubizo biraboneka. Haba habonetse umuvandimwe tuvindimwe amenya urugamba narwanye, kuko urwishe narurwanye bucece. Umuvandimwe ati koko Louise bikamugendekera gutyo, iwacu hakaba hatezwa cyamunara, turi ati ntibishoboka. Umuvandimwe abaratabaye ati banke ndayishyuye, abarayishyuye. Haba haje undi muvandimwe aratabaye, atese ibintu bikagenda gutyo, umwana agomba gusubira ku ishuri kandi akiga karangiza. Ubwo haba haje undi muvandimwe, atese nuko byamugendekeye, ate mureke twikusakusanye. Ba bavandimwe tutasenganaga nibo abenshi, ntabwo mvuga ko ari bo bonyine, nabo dusengana habayemo wenda nkabangaye bake cyane, ariko baravuga bati ntago byakunda. Louise yubashye Imana turamuzi, mama Tantine benshi banyita mama Tantine, ntabwo yigeze yiyandavuza, turabizi, nimureke tumurwanira ishyaka. Abantu baragenda bajya muri wa mugogoro w'urusozi nari nikoreye, bawujyamo, ubonye 100,000 ngaho, ubonye miliyoni. Abantu baratabara uko bashoboye, n'ukuri abantu baratabaye, baragenda barungikanya. Ubwo ko kabonetse kamwe kakagenda kakavana ideni rimwe, gutyo ndatabarwa, nuko ndatabarwa. Ariko natabawe ari uko namaze gukuramo cya gishura. Rero ya amina, ndi kuvuga ibyanjye kugira ngo nawe urebe ibyawe muvandimwe. Ucyambaye cya gishura, ukihambiriye kuri bya bindi, ngo ariko se ngo ubusubu nabireka ngo bikagenda bite. Ukihambiriye kuri nabireka, ntabwo burya ntuba wagakize. Burya n'umurwayi ujya gukira nuko agenda akavuga uburwayi bwe, ngo ujya gukira indwara ngo arayirata. Ngewe ntabwo nabajije kurata uburwayi bwanjye, Yezu Kristo niwe waburase mu mwanya wanjye. N'ukuri wumva ukuntu Yezu ari mwiza. Niyo mpamvu namubwiye ni kuva waranyijije amaso Nyagasani, nanjye nzagukorera. Izi odiyo ntabwo nzikora nijujuta cyangwa ninuma, niyo mbuze umwanya wo kuzikora, ahubwo ndaremba ntakoze umurimo w'uwantabaye. Wamvugirije induru, haleluya, akaba ari untabariza byarakomeye. Akababwira ati mbese muryamye mukora iki ko ibintu byakomeye. Louise yapfuye yishwe n'amadeni kandi atarigeze abindaya, atarigeze abumusinzi, atarigeze agira gute, yarageragejwe. Abantu bakavuga batari ko se umuntu apfire mu maso yacu tureba. Nuko haleluya, Yezu Kristo ko ariwe wamvugirije induru amaze kunyambura cya gishura. Ngewe rero ntandukanye na Baritimeyo baramubwiye batera gushaka, arahaguruka asanga Yezu. Ngewe siko byagenze, nari nyicaye ahantu, nari mbunje ahantu n'igishura cyanjye nyifubitse, Yezu Kristo abari ukinkuraho, yakinkuyeho ku ngufu. Baritimeyo we yarahagurutse arekwa ngo ajugunye igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Ngewe ntabwo nakijugunye, ahubwo Yezu Kristo niwe wansosoye mu gishura cyanjye. Aravuga ati iki gishura nukomeza kucyambara urapfa. Ko byari bigezaho numvaga ibyo byose ngomba kugira icyo mbikoraho kandi ntacyo nshoboye. Mwumva ntashobora kwihangana ko nakumva ko wacu hatejwe cyamunara kubera ngewe. Mwumva nakwihangana ko umwana wanjye agwa muri Kenya ntari gukora. Mbese noneho muri bya bintu bigatuma nkomeza kwiyamfonsa mu madeni. Mwumva nasaba n'umuntu ni nabaraho kabyarawe, byagezaho noneho n'umuntu ambwira ati niba ushaka ko turyamana ngewe rwose ngwino nguha amafaranga. Noneho nkavuga no yane Nyagasani no buse mbikore, ngezaho no kubitekerezaho mvuga nti se mbikore se mbireke se wanye. Ubundi iyo utaragera ku musonga w'ikigeragezo, umuntu arabikubwira ugahita uvuga ati mwizina rya Yezu kumva bibaye kuri. Ariko iyo umusonga wamaze gukakara, uravuga ute se koko Mana, nubwo mpfuye buse koko nemere se mbikore. Iyo wageze buse nemere se mbikore mbireke. Donc iyo uri hagati y'icyo kibazo, ubwo umusonga wa Yezu Kristo arandeba ati mwana wanjye we utazava ucika intege ukanantukisha. Siwe wansosoye se muri icyo gishura, amaze kukinsosoramo bikaba bibi cyane, biba ariko noneho birakomera. Urumva niyo telefone narayitabaga, niyo banki gasa nigenza make, noneho telefone yari yavuyeho,
ntakiboneka. Bati wa muntu, bati noneho ntanahari ahubwo tugiye kubikora. Yezu Kristo aravuga ati reka ningiye wamushinguje muri izi responsibility, reka nze nkwereke. Ningiye wamuvugirije induru, reka nze nkwereke. Aratabara, umwami w'amahoro aratabara. Yezu aratabara, umwami w'amahoro atabara. Naramubonye Nyagasani. Yezu aratabara, haleluya, akuvugiriza induru kandi akanagutabara. Ubu rero tugiye kurangiza. Muvandimwe, iyo ndi kukubwira uko yantabaye, mba numva ntacyo nagusigira inyuma. Mba numva mana we, nicyo ikiri mu bworo bw'ikirenge nakikubwira ko kigakiza roho yawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo twese ku isi turageragejwe, ariko ndagira ngo winjire mu kigeragezo cyari wize gishobora kuba atari cyo cyawe, ariko winjire mu butabazi bwa Yesu, kuko uko yantabaye niko nawe azagutabara. Inge yarantabaye, ibyo mvuga nibyo nabonye, ntabwo ari byo narose. Burya hari igihe umuntu aryama akarota yagiye mu kigeragezo, nuko ngo akarota ari kukivamo. Ntabwo ari byo narose rero. Ibyo nkubwira nibyo nabayemo. Narageragejwe byiza, mbona Yezu atabara, ndamubona nabara, naramwiboneye, ku buryo ikigeragezo nagisohotsemo ndavuga nti urakoze Yezu kuko unyiyeretse. Ntabwo umva Baritime yafunguka amaso, ntabwo yarebesha amaso y'umubiri gusa, yarebesheje aya roho. Nanjye Yezu Kristo nubwo anyeretse ku y'umubiri nkamubona, ariko none we ngewe Yezu Kristo nayimpfuye kandi naramubonesheje amaso y'umubiri. Amaze gufungura amaso yanjye ya roho, nuko ndatabarwa, ndakira. Amina, haleluya, amina. Muvandimwe rero, nawe uzatabarwa, humura. Ndangije nguhumuriza nkubwira nti mwijuru hari Imana itubereye maso, humura. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.